Yes, this is KYTV show simply kuma yombi izina ryanjye nitwa Benjamin. Nkuko musanzwe mubizi kandi mubafitiye amakuru agiye atandukanye tuba twagiye dusoma mu nyamakuru bigiye bitandukanye aho rwose tubagezaho bimwe mu biba byagiye bivugwa inkuru zidasanzwe twese tugira ngo bibabera kabarore mwigireho natwe twigireho kandi rwose bitubera akabando katwambutse ibizazane ibibazo bigiye bitandukanye biba biri hirya no hino. Mpamvu tubazanira inkuru zibazanditswe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ni ikinyamakuru cyitwa Umuseke. Ikinyamakuru cyitwa Umuseke rwose cyanditse inkuru kihereza umutwe ugira uti umusore rwose wasambajije umukobwa utwita ati indatariye basaza indatariye yakira inkuru nziza. Iyo nkuru ni iyihe? Mureke tuyisome wenda natwe twakuramo habaye nka data. Ariko rwose noneho ibibazo rwose biba bihari byinshi rwose. Iyi nkuru rwose tuyisome ntabatinde ndabizi mwishwe n'abatsiko. Yanyishe rwose ntago ari mwebwe gusa ndi gutama yagwa. Data reka maze turebe inkuru rwose yanditswe n'Umuseke. Urukiko rukuru rugereko rwa Nyanza. Urukiko nkuru rugereko rwa Nyanza rwagize umwere umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 wari warakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye igihano cy'imyaka 20. Data imyaka 20 rwose nawe yari afite imyaka 20. Yari kuzavamo rwose atagicira ngo gagwe we kuzavamo ufite imyaka rwose 40 takibuka n'izirigani wabo rwose ari ukuranyisha. Data igihugu kiri kwirukanga mu iterambere yari kuzatangira kurangisha ati wacu ni he akagira ngo bahamufungiye mu kandi karere katarako ataraki wabo kahuye. Data we kadukomeze dusome inkuru rwose twumva uko byageze kuri uyu musore. Icyemezo kigira umweru ugiye kera Berenari yari yaragiye kera koko. Yitwa ugiye kera Berenari cyafashwe n'urukiko rukuru rugereko rwa Nyanza ku rwego rw'ubujurire. Umusore yari yarajuriye rwose avuga ati ndajurira. Data we ndajurira harazi ibyo bakoze. Berenari kandi yahamijwe n'icyaha n'urukiko rwisumbuye rwa Huye. Yahanishwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 aturayimaramo. Nyunda kubita inyundo ku meza rwose ahamye iby'iki cyaha ati imyaka 20 rwose bayivuga rwose bayoroheje babona ari imibare ati rwose urayifungwa. Biba bikaze umucamanza arijya kubwira igifungo kikanga ukagira ngo rwose afitemo n'inzigo cyangwa urashaka kaduceceke. Urukiko rukuru rwamugize umwere rwavuze ko Berenari yagaragaje ibimenyetso bivuguruza iby'ubushinjacyaha. Umushinjacyaha yari yazanye igitebo cyabyo amushinja rwose 8 rwose cyuye kikabira. Umusore rwose cyuye kikabira ubwo yaraho yarahagaze yumvaga yarigita. Umushinjacyaha nawe afite igitabo cy'ikidanago cyuzuyemo ibyo mushinja rwose anamushinja ko hari ntabwo yabimushinjije ibyo nagiye kuvuga ariko rwose birashoboka. Umushinjacyaha yagushinja ari avuga ati wandebye nabi. Amaye nka data yewe avuga ko rwose ibimenyetso byo bivuguruza iby'umushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwari bwamuhamije ruhita rutegeka ko ahita afungurwa. Iki cyemezo kikimara gusomwa ati turagisobye rwose ahita anafungurwa. Imana izirebera rwose. Mu rubanza ku rwego rw'ubujurire Berenari yaburanye ahakana icyaha asabwa kugirwa umwere ati mungira umwere nge ndererana. Byo mabwira ni ukuri ndererana ameze nk'ubugari rwose bwa kinazi. Umuhungu rwose nawe ntago yoroshe. Maître Rudahigwa Jacques wunganiye Berenari yabwiye urukiko ko mukiriya we ko yemera ko yasambagije uwo mukobwa wabyumvikanyeho. Nka data yaraje ati urama n'undi ati ndaguha dufite ubushoye ati nanjye ndabufite rwose ahubwo wamarifa. Bati babyumvikanyeho mukobwa yarabyemeye. Data we ati umuhungu rwose yavuze ko umukobwa wabyemeranyijeho babyumvikanyeho kandi anatwite kuko yari mukuru ndetse banakoresha agakingirizo. Yaratwite agira ngo ayimubambeho anakurikirane rwose arebe ko uyu musore abantu batashatse kuyimurundaho. Hari ukuntu rwose bakobwa bagira gutya akubita n'umuntu rwose amara kuyimwumvisha bikarangira ashatse uwayinagaho ati rwose
utayimunagaho. Birakomeye. Maître Rudahigwa kandi yavuze ko umukiriya we rwose yari mu kigero cy'imyaka 20 yasambanye n'umukobwa uri gusatira imyaka 19 nk'uko icyemezo cy'amavuko cyatanzwe n'umwanditsi w'irangamimerere kibyemeza. Rwose nawe bari benda kungana. Ari benda kungana. Mungu yari afite 20, umukobwa rwose ari gusatira 19 yose y'amavuko. Bene abo ngabo rwose ngo bemerewe gushirwa mu mago. Agashirwa mu mago rwose gahunda z'urugo bakajya bazubahiriza amubwira ati rwose ngaho hindukira neza rwose ababyumva neza cyane. Uyu rwose amategeko y'u Rwanda aramwemera. Kadukomeza inkuru rwose ati babyemeranyijeho. Maître kandi akomeza agira ati ni Maître Rudahigwa yemeza ko urukiko rwisumbuye rwa Huye rwahamije icyaha umukiriya we rugendeye ko yaryamanye n'uriya mukobwa kandi we yaremeye igikorwa bakoze atemeye icyaha. Ati yemeye ko yaryamanye nawe ariko ntabwo yemeye icyaha. Urukiko rurangije bati yabyemeye imyaka 20 vuba. Ntabwo biba byoroshe. Data we Imana rwose ati abakora ibyanza ajya bacisha akanyafu. Nkungu nawe yacishijweho urunyafu rwose n'ubu ngubu rwose ahari ndizera ari gutitira. Data myaka 20 kwikubwira wumva isi yose ikurangiranye uhita wiheba. Myaka 20 myinshi nubwo bavuga umwaka umwe. Kandi murabizi neza ko rwose n'ubusembwa mu gihugu cy'u Rwanda ari ugufungwa mu gihe kirenze amezi 6. Ibi yarengeje rwose bati yarayarengeje. Cyo gusaba akazi bati yarayarengeje. Habaye nka data bati ntago tukwemera. Shakira handi rwose yangu ujye gucukura rigori rwose bati wafunzwe amezi 6 atarenga. Nka data kuko anaburana mu rukiko rwisumbuye rwa Huye abantu baramusatse kuko atari yunganiwe mbere. Nkungu yari yagiye mu rukiko wenyine ati ndi umwere. Agira ngo mu rukiko rwose bapfa kuvuga gusa nta bimenyetso. Nka data mu rukiko hakora ibimenyetso ntago hakora ukuri. Ababizi rwose barabizi neza kandi barabyumva. Urukiko ntago hakora ukuri rwose wakora ibimenyetso. Uzi kwiga baranze urundi rwose hariya murahigana rugahigana. Ntago hakora ukuri rwose mujye munabimenya. Maître Rudahigwa yagize ati yaburanye abwira urukiko nk'ubwira pastor. Ati pastor rwose nari umwana. Abaye nka data nari umwana. Yaburanaga nk'ubwira pastor cyangwa se ubwira se uri mu ntebe ya penitensiya. Nka data ari kwicuza ibyaha nawe abwira urukiko nk'ubwira padiri. Nka data umwambi ndetse nawe rwose yewe ati rwose yabwiraga nk'ubwira padiri. Ati padiri rwose nari umwana twabyemeranyije none rwose urukiko rurashaka kumfunga. Ngo ni nkaho ari uko yavugaga. Ati rwose mumbabarire njye nari umwana ariko twe twabyemeranyijeho. Abwira urukiko nk'ubwira umujama. Data we izira karengane rwose biguyemo. Yewe ugiye kera rwose yari yagiye kera byarangiye. Nka rwose kadukomeza iyi nkuru. Maître rwose Rudahigwa yakomeza agira ati iyo ndasi y'umukiriya wanjye ku mwana rwose yaravutse bapimisha ADN cyangwa DNA babona igisubizo ariko ntibakigaragaza babirekeraho kubera ko babonaga icyo gisubizo kirabaza kubashirishamo. Urukiko rwarapimye rwose hagiye kora basanga reka da positive negative amaye nka data. Baricashikera baranuma bati nyundo twayikubise ku meza byararangiye. Haranuma rwose ati ngo babonye igisubizo cyabashirishamo. Iyi ni inkuru wasanga rwose ku museke nawe ukayisomera rwose utagira ngo ndi guhimbamo ibyanjye ngo rwose babonye igisubizo cyabashirishamo. Nka data cyabashirishamo baricecekera bati nayifungwe. Ako nabo rwose bumva rwose hano nangiye kuvuga ngo hari umuntu rwose myaka 20 bakakureka ukayikubitamo babizi neza. Ibi rwose ni ibigaragaza ko inkiko rimwe na rimwe zubikaho umuntu urusyo rwose ikibuye cya beto kukiyeguraho kikamunaniye ari umuntu utazi kuburana cyangwa se udafite urwara rwo kwishima ngo ashake ba metire. Nka data birangira rwose ahezemo. Harimo benshi buriya rwose bazize amaherere.
rwose ndasaba urwego rw'amazi rumwe ruburanira abantu badafite urwara rwo kwishimisha hajye banyuramo rwose barebe bene izo manza hari iziba zaraciwe muri ubwo buryo bajye babikurikirana rwose turabizi nabo bakora bafasha abantu cyane rwose mujye munyuramo. Maître Rudahigwa kandi akomeza agira ati avuga ko umukiriya we yarezwe na nyina w'umukobwa ndetse abandi nari umubera umutangabuhamya. Nyina w'umukobwa yaraje ati nababonye yamusabanyije abari naho umutangabuhamya. Ibyo bintu ubundi ntago bishoboka kuko ubusanga urega ari nawe uregera niko bavuga. Umuntu rwose aragiye kukwicisha ni nawe uri buze kwemeza ikiri butube bakwica. Nyuma umukobwa ati naramubonye ashiramo tiyanamufashe ahubwo tabara rwose ngo aza mu rukiko ngo yarababonye ntiyatabara abaye nka data ariko rwose biba mu nkiko rwose harayaje. Maître Rudahigwa kandi yasabye ko umukiriya we yagirwa umwere kuko urukiko rwisumbuye rwa Huye rwamuhamije ibyaha. Bernard rwashingiye ko icyemezo cy'akagari kivuga ko uriya mukobwa yari afite imyaka 16. Ako kagari nako bagasuzume kubera ko nka data kavuze ko umukobwa afite imyaka 16 akari atari bo bashinzwe irangamimerere. Nka data mudugudu hano nawe bamuhamagara bamubaze indiba yasomye ku rwunge rwose. Kandi ko bazanye icyemezo cy'amavuko uriya mukobwa yari afite imyaka yenda kuzura 19 yose yari mukuru. Ku kagari bati afite 16 menya abaye nka data hano wagira ngo ari babaguriye. Ibi rwose biraba nababwiye ngo ibi biraba iyo umukobwa atewe inda n'umuntu wishoboye ahantu hose aratambuka akajya hasiga bya rutuga kwaha bikarangira rwose wa mukobwa n'umuryango we wose barebye uwo bubika urusyo bahura na rubyogo rwose bakamudubika mu byondo bikarangira ari urugiyeho icyasha. Ahubwo rwose mujye mwitonda mube maso ibingibi rwose byabageza kure kuko hari ababona kana rwose ngo bati kakana ni sawa bati hati tugiye kukabagira ibisiga batazi ko rwose nabo bagiye guhura n'ikibazo gikomeye rwose. Nka data niyo mpamvu rero ngira inama basore rimwe na rimwe hari ibintu rwose muba mutagomba gukina nabyo kubera ko rimwe na rimwe niwamenye imitego ibirimo rwose ugasanga nawe barakujyanye usanga umuntu ugiye kumaramo imyaka myinshi kandi rwose umukobwa nawe yaraje akakubesha akakubwira ati nka data bikarangira kubera ko ubyemeye rwose ari wowe cyaha kigiyeho abaye nka mujye mwitura mudugudu ati rwose nako ku kagari bati rwose yarafite 16 ubwo bazanye icyemezo cy'amavuko uriya mukobwa yari afite imyaka yenda kuzura 19. Nka data bati iyo myaka 16 mwayikuye icyemezo kindi cyavuye mu irangamimerere ryemewe muri NIDA. Ati rwose arenda kuzuza 19 mwewe 16 mwayikuye tangira kurebana bati hariya ninde wakizanye ninde wagiprintinze. Nka data tangira kurebana rwose bati umucinja cyaha rumirwa tangira kurebana ati rwose wabona mwazanye ikitari cyo murebe neza bagasanga amazina niyo. Habaye nka data Imana yashatse rwose kwitabarira umuntu ifite inzira binyuzamo nyinshi kandi rwose ngo ziba zirenga ibihumbi. Dukomeze n'iyi nkuru rwose tuyivuga tugira ngo abasore n'abandi bagabo cyane igitsina gabo bamaze bajye batumiye ubwenge rimwe na rimwe barebe kure bashishoze ibintu by'iminota rwose itari burenze 3 hari igihe byakumaze imyaka irenga 30 muri gereza. Bye bitonda rero bahu ubushinjacyaha kandi buvuga ko uriya musore yasambanyije umwana w'umukobwa kandi ko se w'umwana w'umukobwa yabonye uriya musore amusambanyiriza umwana mu ishyamba. Habaye nka data umusaza nawe yararaha rwose arebera ameze nk'ureba agafilime. Yarareberaga gusa ameze nk'ureba agafilime aryaba aratuza rwose ati kabarebe bamanze bakore barangize. Ibyo nibyo nivugira rwose ntaho wabivuze ariko rwose aho gutabara rwose yararebye ngabona bari kumusambanya aho hirya mu gashyamba rwose aho kugira ngo rwose atabare aze akuyakuya kumakuma ahubwo rwose yaratimaje areba agafilime rwose arakarangiza.
abasaza rwose b'iyi minsi nabo nkati tuzaba turamurega. Kigaragaza rwose ko hano harimo ikibazo gikomeye. Nyina w'umwana w'umukobwa ari wabaye umushinjacyaha ise, mu gihe ise w'umwana w'umukobwa we yarebaga agafilime nk'uko arebera kuri ekara. biba biteye ikibazo gikomeye. Ubushinjacyaha bwemeraga icyangombwa cy'amavuko by'umukobwa kuko cyatanzwe n'inzego zibifitiye ububasha, kandi babonye umwana w'umukobwa asamanwa ngo yari afite imyaka 16 n'amezi 17 n'amezi 6. Bamupimye basanga anatwite, bityo kuvuga ko yasambanyijwe atwite atari byo. Bavuga ko ngo iki anatwite, bityo ko kuvuga ko yasambanyijwe atwite atari byo. Bari bamushizeho ko yamuteye inda, ngarangije ngo ngaramutera inda, ngaramusambanyije amutera inda. Myaka niyo mpamvu yabaye igitebo. Ubushinjacyaha bwemera ko rwose ngo igipapuro cyaturutse ngo cyazanywe ngo n'abafitiye ububasha, bati turabyemera. Ubushinjacyaha rwose ngo byarabyemeye ngo kuko bwabonye cya gipapuro giprintizi. Haje bavuga ati rwose buriya nibyo, bati tumukatire rwose inyundo bazikubita ku mameza, bati imyaka 20. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati ubwo ni wa wundi ufite igitabo cy'ibidarago rwose harimo ibishinja gusa. Handi avuga ati rwose ubonandebye nabi, nabyo akabivuga ati ndagushinja kundeba nabi. Aje mwitondera aba bagabo ye, aragushinja rwose kagira ngo murapfa isambu rwose, kagira ngo hari ikindi kintu muri gupfa kindi. Umushinjacyaha akomeza agira ati Berenari yarazwe ko yasambanyije uriya mwana, ntibikuraho icyaha cy'uko yagikoreye umwana utagejeje imyaka y'ubukure. Umushinjacyaha rwose akomeza avuga ati Berenari yarazwe ko yasambanyije uriya mwana. Ibindi byo kuvuga ngo rwose ngo ibiki ntago bikoreye icyaha ko yasambanyije umuntu udafite imyaka y'ubukure. Bagabo mujye mwitonda, aba bakobwa baza kubishingarazaho, haza kwitwara ukuntu, baza kwifata nabi imbere yanyu, akabara imyambarire mibi cyane bagira ngo babagushe. Mujye mwitonda kubera ko baranyurwa bakaryoherwa, ariko mwebwe mugakuramo ikibazo gikomeye. Imyaka myinshi mukayirya muri gereza, mugashinjwa ibyaha byinshi bo bari hanze bigaramiye. Agatsinda mwebwe muraza umwana akakurerembura amaso, akaba ari wewe wa mbere ubitangira rwose ati tugende. Wakwambikana ugasanga ari wowe ugiye kubigwamo. Nibyo nababwiye ngo rwose umuntu ashobora kuza rwose afite amafaranga ye agatera umwana w'umukobwa inda, yanze akajya iwabo rwose bakabyemeranyaho, arangiza bakabwira agakobwa ati genda urebe uyirundaho, genda urebe uyinagaho. Ati rwose ibintu uzabibaze nyuma, turaguhereza igitebo cy'amafaranga. Mwana w'umukobwa akaza akareba bizengarabe nayo akayibesha ati ngaho gira ukugira se, mbere waramamagaraga ngo uranshaka none naje. Muhungu akivana rwose ngo agiye kubagira umuntu ibisiga, kumbi bamuteze ntajya aguye mu gashuma. Imyaka rwose irenga nk'iyi ngiyi rwose akaba arayiriye. Nkadati ikibazo gikomeye cyane kandi rwose gikunda gufata abagabo. Dukomeze inkuru rwose nayo nyibasomere tuyirangiza, ariko nanone dukuremo isomo kuwo bireba. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko uregwa yagabanyirizwa igihano, agahabwa igihano byibuze cy'imyaka 10 kuko na mbere yemeraga icyaha, bityo nabyo byaba impamvu inyoroshyacyaha. Umushinjacyaha yagize aradohora ati turadohoye kubera ko yebeye rwose mu myaka 10. Umushinjacyaha imyaka 10 arayivuga ukagira ngo ni iminsi 10 ye. Nkadata yumvishe byatangiye gusobanuka ati ngaho kubera ko yabyemeye mumuhereza imyaka 10. Imyaka 10 nayo ni myinshi rwose yifunzwe, uzuri gutama yagwa, uzuri gukabakaba, uri kwinjira mu gihugu nk'uri kwinjira mu nzu utazi rwose utigeze unaturamo, kubera ko usanga ibintu byarahindutse ugatangira kubaririza inzira igana iwanyu, bo warayibagiwe. Ari n'igihe usanga isambu barayigurishije, barahashize ama etage rwose, ugasanga uri kuyobagura, kuri gusobanuza nta nubwo wibuka naho waturutse. We data we, nka data ati mumuhereza imyaka 10 kubera ko yemeye igihano atajuriye ibintu byinshi. Uhagarariye ubushinjacyaha kandi yakomeza agira ati ikirego si ugutera inda, ahubwo haregwa gusambanya umwana, kandi uwo turega yemera ko yasambanyije umwana koko.
ubushinjacyaha ati rwose uregwa ntago tumushinja gutera inda. Bari babonye ikinda kivuyemo kandi bari babanje kuvuga ati rwose yaramusabaye amutera inda. Ntore babonye bigaragaye bati hoya twebwe turamushinja gusambanya gusa utaragejeje imyaka y'ubukure. Ati nafata imyaka 10. Umushinjacyaha rwose akayisaba ati imyaka 10 muyumuhe. Ntago biba byoroshye. Urukiko rwariherereye rusanga ubujurire bw'uwagiye kera yaragiye kera kandi koko bufite ishingiro. Hagirwa umwere bati sohoka gira vuba Imana iragutabaye. Yabyiniye ku rukoma, nkamenya amaguru atarakoze hasi ahubwo ari kwa kundi witurira marira y'ibyishimo uvuga ati Imana urakabaho. Ahangaho tugenda ugashinga itorero rwose ikanisa. Ati nzajya mvuga ibyo Imana yankoreye rwose yankuye mu menyo y'ingona. Kandi ingona rwose ngo ziba zasigara abashinjacyaha kuko nibo baba bavuga buri kanya ati nabambwe. Nka data Metre Jacques Rudahigwa kandi yabwiye Umuseke ko ubushinjacyaha bushatse bwajurira ariko agakeka ko nta nyungu baba babifitemo. Avuga ati nibashake bajurire barabyemerewe. Rudahigwa rwose ukomboka ku mwami yafashije rwose ugiye kera. Twagabe benshi nawe turagufasha turakugabira. Koranye n'urukiko rwose bagira ugiye kera bati sohoka. Ugiye rwose Rudahigwa ati ubushinjacyaha bushatse bwajurira nta kibazo ariko nta nyungu rwose baba bafitemo bajuriye. Twamenya ko no kuvuga ati twamenya ko ari ikindi kintu kibiri inyuma. Bernard kandi ugiye kera yamaze imyaka irenga 3 afunzwe. Kumbi wa muhungu yaranamaze kuyirya we imyaka 3. Imyaka 3 ni myinshi we. Imyaka 3 aba ari myinshi muri gereza. Yewe. Yamaze imyaka 3 afunzwe bikekwa ko icyaha yaregwaga cyari cyarabereye mu murenge wa Maraba aho ni mu karere ka Huye. Ati rwose imyaka 3 yarayiriye. Mani zirebera rwose igira gutya yarahamagaye ati ngwino ntabara. Hamagara Metre ati reka tubikurikirane. Ariko rwose ari nayo mpamvu nahereyeho mvuga nti maji rwose maji ginyuramo. Abantu benshi baba baraheze mu magereza biturutse kuri iki kibazo, biturutse kuri iyi myanzuro ubushinjacyaha bugenda bushinja abantu. Karangira rwose babiguye muri ibimenyetso byaza nk'uko byagaragajwe hano bikarangira bavuze ati n'ubundi byararagiye yarafuzwe mu byihorere ntimubigaragaze ko rwose twibeshe. Umwihorera agumemo. Nka data ugasanga rwose abantu baragize bate bahezemo imyaka ibaye myinshi. Ariyo mpamvu nshimira maji yarabitangiye yifasha rwose kubeza ikurikirane. Hari abantu baba bagiye kugwa muri gereza hejuru y'ibyaha batakoze ahubwo harabaye ibimenyetso bifuditse cyangwa se bajya kureba bagasanga ibimenyetso byatanzwe ntago bihamya ushinjwa neza. Karangira rwose bagize bate bamukatiye babona ko byarangiye bati ntago tubisubiza inyuma nagumemo. Yaba adafite rwara rwo kwishima kuba yareba abantu bamufasha rwose nta mafaranga afite cyangwa nta gikuruto bikarangira ya myaka yikubise muri gereza. Ariyo mpamvu tubasomera ibi byose tugira ngo buri wese akuremo isomo cyane igitsina gabo kubera ko ibyo wakora byose bya bindi ujya ngo kwemeza umwana w'umukobwa kabone nubwo yaba ari wowe wakugushije ni wowe uzabigwamo kuko umukobwa wakuramo ibyishimo wowe ukaza ukararika rusamamba. Karangira rwose ufunzwe imyaka myinshi. Nka data narakubwiye kandi mpora bisubira mu rukiko ntago rugendera ku kuri ahubwo rugendera ku bimenyetso. Ibyo wakora byose ntago ntacyo bagufasha bagendera ku bimenyetso. Umwana yatangiye aza kwemera icyaha rwose nk'ubwira padiri bati narabikoze atari ko rwose nari umwana ariko twe twabyemeranyije abivuga yoroheje azi ngo biroroshye. Baramubwira ngo taha. Ntajya amubwira ati dore umuryango nguriye rwose arebye abona ntago ari umutayisha. Ibi ni ukwitonda rwose mukajya mucana ku maso. Umukobwa yakwikaraga imbere byangombwa ugahaguruka ukigendera kuko nta cyiza bagukururira. Ibintu byose rwose mwumvishe ko ku gitsina gore byarakomeye. Umugore wawe rwose ngiye umukoze ngahita ajya kukurega ngo wabikoze ku mbaraga. Nka data waramushatse waramukoye
waba ataramukoye kandi rwose umaze kumutakazaho byinshi cyane. Inka data mujye mwitonda rero bahungu basore, mujye mwitonda rwose. Niyo mpamvu tubasomereza inkuru tugira ngo mumaze mucane ku maso, mumenye ubwenge, mumenye ngo isi iri hanze ibahishiye iki. Urajya wowe ibintu bitari burenze iminota 3 ariko ugafunga imyaka 30 kubera ko igifunga umuntu wahamijwe kuba yahohoteye umwana uri hasi y'imyaka 18. Funga imyaka iri hagati ya 20 na 25 bitewe nuko yemeye icyaha cyangwa se n'uburyo yabipanze n'uburyo byabaye. Biba bikomeye, bari ikintu kitoroshe. Bye mwitonda rero, ibi tubibasomera tugira ngo mumaze mu byumve. Rero ndabifuriza kuba rwose Imana yaba icyo mushyira mu nkono, umwanzi arakabura icyo ashyira mu nkono. Gora subscribe, like, share na comment ku mbuga zacu ni Koma Yombi TV. Aho unyuze rwose ukabona twaposize, likinga, sharinga, duhe igitekerezo kandi dusangiza amakuru ari hirya no hino, cyane cyane aho uherereye. Kora subscribe uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi nta kibazo. Dukomeze kandi nzajya mbageza aya makuru nk'uko muba mwagiye mubibona. Banyira ngo rwose amakuru agira aho twigisha, tugira aho tuva naho tugera. Tugire n'imyanzuro dufata n'uburyo bwo kwitonda no kwitwararika. Kubera ko rwose hari igihe ukora ikintu rwose ugatangira gutama yagwa, akubwira igihano rwose ugatangira gukomanya amavi, bikarangira rwose ufunzwe imyaka myinshi cyane, ukazavamo iterambere ryaragusize udafite aho urifatira rwose byararangiye. Ni ukwitonda, mujye mwitonda rero basore bagabo. Ni ukwitonda uko n'umwana w'umukobwa ugaca mu kigundo ukagenda ukemera ugaca muri rigori hirya. Birakomeye, ari ibintu biba byoroshye. Ndabakunda rero, cyao mukomeze mudukunde, natwe turabakunda kandi ndabizi ko namwe munkunda rwose. Aho mugeje mukuri Imana ikomeze ibongerera, ibahe imigisha myinshi, bahimagarike n'ubugingo kandi ikomeze ibarinde rwose cyahungabanya umutekano n'amahoro byanyu n'igihugu cyacu muri rusange. Mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugire umugoroba mwiza. Imana ikomeze ibazigame, turacyari kumwe naho ubutaha kandi ngenda bakunda. Ciao muramuke, amahoro y'Imana bane namwe.